nimwumve ibyiza by'u Rwanda, reka nsingize urwabyaye mama. Rwanda rwiza, Rwanda rw'imisozi, u Rwanda rwacu rw'ibiyaga n'ibirunga ibiriza boroma. Nimwumve ibyiza by'u Rwanda. Amashyo ngabe amashongori ni amahoro. ni amahoro. Urumva umeze neza? meze neza, ndashima Imana y'u Rwanda. Ariko se wabaga he ko hashize iminsi narabuze irengero ryawe? Oya, mba mu Rwanda ahubwo nyine muri iyi minsi mfite guhuga kwinshi, cyane cyane ku bijyanye n'umuco nyarwanda. Muri iyi minsi undaje ishinga cyane kuko mbona iwacu usa naho warengejweho ikidenge. Ibyo se akaba ari byo wita guhuga cyangwa urimo urahuguka? Urankebuye. Ahubwo narizi ko ugiye kuvuga ko umaze igihe uhugiye nyine muri ibyo by'abandi, akaba ari urimo uhuguka kugira ngo uhugukire iby'iwanyu. Ahanini kuko ibyo umuntu abijyamo ku bwa benshi, kuko abajyanye nabyo babaye benshi. Yego, nabyita guhuga kubera ko niko abandi babibona ko utangiye guhuga. Ariko mu ntekerezo ndahugutse. Ibyo nibyo ngabiho. Ubwo rero mu Rwanda, yego, ni byiza ko duhuguka. Wenda dutangire twibwira abadukurikiye. Njyewe nitwa Makuza, n'iryo ry'irinyamahanga kugira ngo ntaza guteza urujijo. Richard, nkaba ndi uwa Makuza, wa Munyambanza, wa Rufetamiheto, wa Ndahiriwe, wa Butamire, wa Mugambwa, wa Sabihira. Mu miryango rero dukomokamo, tukaba iyo Sabihira akaba ari inzu y'Abanyiginya. Ngabi, nawe wakwibwiye abadukurikiye kugira ngo dutangire batuzi? Ndahari sinivugaho byinshi cyane, yego, kuko nakunze gutekereza ko nta bintu byinshi nagezeho, nubwo nasanze ubanza naribeshyaga. Yego, ariko koko nitwa Ngabire nk'uko wakomeje kubivuga. yego, ay'uruzungu kuko ntawahisha amateka yo ntatambukika. Nitwa Yoweri Divinaki. Ariko nkunda ko abantu banyita irya Ngabire kuko ryo nzi icyo rivuga, rifite n'umuzi kuri ba sogokuru. Ndi Ngabire rero yabanguyiha, ba Sebashi, ba Buhirane, bwa Maduguri ya Rwagashwima, rwa Bihemu, bya Mpumba. Sinshaka kugera ikure cyane, ni umuhungu w'Abasinga cyane. Urakoze rero Ngabire, abadukurikiye kugira ngo bataza kuvaho bibaza ibyo turimo, icyo tugambiriye cyangwa icyo turaje ishinga nk'uko wabivugaga, tutarimo guhuga ahubwo turimo duhuguka. Nuko twatekereje ko ari ngombwa ko duhugukira ibyacu. Tukaba turimo dutangiza cyangwa dutangije uruganiriro twise Nkurangire Iwacu. Rero akaba ari cyo kituzanye abadukurikiye. Ngiki cyo kituzanye ni Nkurangire Iwacu cyangwa tubarangire iwacu. Muri iyo gahunda rero turifuza kubasuhuza. Turasuhuza Abanyarwanda ubwo muri rusange, yego, mu miryango yabo yose. Yego, mu miryango yabo yose, aho batuye hirya no hino mu gihugu cyacu, yaba mu mujyi wa Kigali. Ngubu iki kiganiro niho kirimo gutambukira, ariko mu majyaruguru, mu majyepfo, mu burengerazuba ndetse n'uburasira bwarwo. Ariko kubera iri koranabuhanga rigezweho muri iki gihe, hari n'abahugutse bari hirya no hino ku isi hose. Rero tukaba tubasuhuje, tukaba tubifuriza amahoro, kugira ngo mumererwe neza. Yego. Hanyuma ariko
Mako, karame. muri uko gusuhuza hari ikintu ukomojeho cy'uko turiho dutangiza uruganiriro. Yego. Ndumva ari nacyo kituraje ishinga mu gihe dusuhuza abantu ahari, kubera ko nubwo dushishikariye iby'umuco wacu, iby'umurage wacu, bya gakondo yacu, Yego. ntitubishishikariye ngo bimere nk'aho ari twe babimbuzi muri byo. Cyane rwose. Hari abantu dukwiriye gushimira, ariko ubwo ni imvugo gusa, naho indayabukuru niwe wakayimpaye uranduta. Yego. Bari wowe ubanza. Ngabe urakoze cyane, ntabwo twakora iryo kosa, ntabwo byaba ari no gukabya kwibwira ko ari twe duhugutse cyane kurusha abandi ku by'umuco, ahubwo natwe tuje kugera ikirenge mu batubanjirije. Harimo benshi rero, turavuga mu bake n'ubundi ntabwo twabavuga bose, ariko abo turi buvuge cyangwa turi bwibuke barasa nk'abahagarariye abandi bose. Ari uraza guhera ku batuma tubasha kuvuga uyu munsi, kuko hari abahungu bataryama, barabaharana cyane kugira ngo uyu munsi abantu babone uko bavuga, ahari mu gushimira abo bantu sibo bakabanje. Mako, reka mpere ku bakurambere. Abakurambere banatashye, ariko bimwe mu byo tuzavuga cyangwa n'abandi bakaba aribo baduharuriye inzira, ndetse inzitane yari inagoranye cyane. Harimo kamere ku mbere y'uko njya kubitahiye nk'uko wabivuze, kamere ku babanza baduha n'uru rubuga batumye navugaga. nibyo icyo uvuga nicyo, buriya kari agaciyemo. hari ukuntu nari ngiye guhera hatariho, ariko urakoze nyine, ababiri barutuma, niko bimeze, niko abanyarwanda babivuga. Rero kadutangire dushimira leta yacu. aho rero niho naganishaga. Leta yacu mu nzego zayo zose, kuko tutavaho tuvuga rumwe, ebyiri, eshatu se, rumwe tukarwibagirwa, hanyuma abarushinzwe cyangwa barukoramo bakaba bakumva ko tutazirikana agaciro n'uruhare. Wabivuga uhereye hejuru zitukwamo nkuru, hanyuma inzego zose burya ziba zirimo aho ngaho. Urumva ntabwo twabura gushimira umutoza w'ikirenga cyangwa uri ku ruhembe rw'imbere, umutware wacu mukuru Perezida Paul Kagame, ndetse n'abandi bose arangaje imbere, kuko erega nicyo gituma turushaho kugenda duhuguka. Si ibyo se? N'ibyo hari ubwo nicyo kibidutera. Urabona ko n'imyaka yacu itigiye hejuru cyane, ariko uko tugenda tubona ubutwari bwe n'abandi n'ibyo baharanira amanywa n'ijoro, ukavuga utari ko se ubu natwe ntitwagira icyo dutwerera. Yego hari ibyo dukora mu buzima bwa buri munsi, ariko ukavuga uturi urugamba, ntabwo twakomeza kwibera iyo ngiyo ngo hari abahari. Reka tuve iyo mu gikari dutambuke natwe tugera ahagaragara, twongere ku bihari, rwa rumuri turwagure. Hari Paul w'abakirisitu yavuze ngo abantu bakandagira aho yanyuze. Numva nanjye Paul wacu twakandagira aho anyura, kuko atubera urumuri. Nabibona cyane rwose. Komereza. Ariko ubwo twashaka kuvuga kugira ngo dushimire izi nzego zacu n'umutwaro uzirangaje imbere, kugira ngo abantu bumve ko dushima no kuba ubu buryo buhari, aho twicaye, ubumenyi dufite, amashuri dufite, ko ari cyo ari urwo rufatiro rwiza dufite duhagazeho. Ariko nsubira inyuma gato njye mu mateka, hari benshi, hari wenda kampere kuri Musenyeri Aloys Bigirimwami. Uramubona uriya musaza yewe ikintangaza kuri we ni uburyo yakagombye kuba ari we wahuze cyane, kuko
yagiye mu iyobokamahanga mu iyobokamana mvamahanga. N'ibyo uvuze bya mbere nibyo, mu iyobokamahanga nibyo. Nubwo ari ijambo riziyeho ariko iyobokamahanga rwose abijyamo, kandi abijyamo akiri muto cyane ku buryo ntangazwa n'uburyo yaje kugaruka. Yashaje ahugutse, kandi yagiyemo ari muto ku buryo ubu ngubu hari ukuntu umuntu ajya yitwaza ngo ibintu ntiyabimenya akiri muto, bityo bikaba urwitwazo rw'uko abimenya akuze, akavuga ati si ibi bintu nzamenya n'aho mbihera. ariko uriya mubyeyi uriya ankora ahantu aho abimenye yakuze kandi afite n'inshingano zitanamwemerera kubitindaho. Niyo mpamvu banabyibazaga, yasubiye inyuma aravuga ati hari ibintu twataye b'ingenzi, abigenzuye asanga birimo Imana bikomeye. avuga ati se ni gute tuvuga Imana ibi bintu tubishyize ku ruhande ko mbona ahubwo byari birimo Imana bikabamo ubumuntu. Iyo musomye aranzi guriya. Yego rero hari benshi, hari Padiri Alex Kagame. Ibintu by'amateka uriya ni igishyitsi gikomeye kuri muco ibyo dufite, urumva ibyinshi rwose yabirariye amajoro ndetse n'amanywa rugeretse kugira ngo ahanganye n'imbaraga itoroshye, kugira ngo tutazimira, tudacika, tutabaho nk'abantu batigeze bagira umumaro ku isi, batagira inkomoko. Hari Sipiriyani Rugamba n'ubu umurage we abantu benshi iyo bawubonye baraceceka bakatega amatwi. Kuko umwarimu mwiza cyane wakomereje aho. Nanjye sinabura wowe wavuze Musenyeri Aloys Bigirumwami ndetse na Padiri Kagame, wabaye nk'uwisirisimba cyane mu Gaturika uzana Rugamba Sipiriyani, ariko hari undi muntu yatunyuriyemo amateka binyujije mu ngeri y'ubuvanganzo, kuko jye nize ubuvanganzo urabizi mako ntabwo rwose namusiga inyuma. Yitwa Benedicto Murihano, yatwandikiye igitabo cyitwa Ibirari by'Insigamugani. Ntabwo ariko nakibagirwa umusaza uherutse gutaha mu minsi ishize yitwa Muzungu Bernardine. Iyo musaza yarakoze cyane nawe ku buryo mu bijyanye n'ibyo tuzaganirira abantu, uwo musaza nzakunda kujya mbagarukaho, baba washimiye n'aba nanjye mvuze. Hanyuma ariko hari n'abakiriho, urumva ntabwo twabarondora bose, ariko katugaruke noneho abantu batagira ngo byajyanye n'abagiye. Yego. Kandi hariho bagenzi bacu bakiriho kandi barimo batanze kandi bagitanga umusanzu kugira ngo ibi by'iwacu tubimenye, hanyuma twibaze icyo bihatse n'icyo byatumarira ubu ngubu. Hari benshi rero, hari Niyomugabo Sipiriyani Niyomugabo yatanze umusanzu kandi ndumva n'ubakiwutanga ku bijyanye yaba ari ubwanditsi. Icyo nkunda kuzirikana nuko yicaye akegeranya ababishoboye bakandika inkoranyamagambo y'Ikinyarwanda. Ubundi twacungiraga kuzo abazungu banditse bakiri hano. Njyewe abantu benshi wenda bashobora kuba batabizi, ariko njyewe 98 ngaruka mu rwatubyaye nta Kinyarwanda nari nzi. Yego. N'ubu ntabwo ndakimenya cyane, ariko ibyo ari byo byose ntabwo nkiri umunyamahanga cyane. Oya, nta nubwo wabyigeze, ahubwo ufite u Rwanda rukugenda cyane. Ariko bene nk'aba urumva yegeranye inkoranyamagambo n'abandi banditse, bigatuma umuntu ufite u Rwanda ku mutima abona aho ahera kugira ngo yizahure, yongere azure ubunyarwanda muri we. Hari benshi, hari Modeste Nzayisenga, we twariganye Rutanga rw'amaboko rwose, aratinyuka. Uriya ntambwe yateye ni ugushira amanga. Ashira amanga, avuga ibintu bitavugwaga ubundi, byari bifite igitutsi gikomeye cyane. Kwitwa umupfumu ni ibintu bikomeye, ntabwo ari ibintu byoroshye. N'ubu iyo ubivuze abantu baratokesha, hari ibintu abakirisitu bita gutokesha, hari nuko abantu bakanagucikaho erega. Ariko abantu benshi
babyumva nabi buriya tukiri kuri rutanga rw'amaboko. yego Gupfumura bivuze guca umwenge ahantu. yego Bivuze ngo hari ikintu cy'igikuta cyabuzaga umuntu kureba ibikurikiyeho, wowe ukamupfumurira yego akaba yareba hirya y'ibyo yabonaga. n'ubundi rega no mu bindi twizeye ubukristo n'iyindi myizerere habamo gupfumura n'uko bivugwa mu zindi mvugo. Tuzabitindaho igihe cyabyo mu zindi nikigera. mvugo, ariko icyo nashaka gutindaho ni uko gutinyuka kugira ngo abantu batangire kumva ko bya bintu burya bishobora kuba bifite n'ibindi bisobanura birenze uko babitekereza. Undi mubyeyi ujya unshimisha ni Rugano. Kalisa se? Kalisa jewe se ubwo ndavuga ko anshimisha ibingana iki nawe turabona imbona nkubona. Njyewe nagize amahirwe yo guhura nawe gake, wenda ashobora kuba atananyibuka, ariko nkunda n'uburyo aganira bimwe bya kinyarwanda. Njyewe uzamumbwirire ko hari undi ufite indwara nini, ndabyita indwara kuko iyo mwibutse bimbuza gusinzira, nkavuga nti isaha n'isaha nzaboneraho Rugano nzumva nshize igishyika. Yego, tubonereho rero n'abandi bavandimwe tutavuze, harimo abahanzi, hari abashinze imbuga nkuru nguru, hari ibitangazamakuru, hari ingeri nyinshi zitandukanye mukora iyo bwabaga kugira ngo iby'iwacu bizahuke kandi abantu babone ko bifite agaciro kandi bitataye igihe nk'uko benshi babitekereza, ahubwo n'iki gihe turiho bifite umumaro kandi bifite ikintu gikomeye cyane twabikuramo bikaturema. Aho tuzahatinda, ariko twarugushima n'ukuri turabashimira, nubwo tutabavuze mu mazina, nubwo hari abo tuvuze bake, ariko bariya ni abahagarariye abandi benshi. Hariho namenye mu bitangazamakuru ndaherutse, uranyanganira mushimire muvuze mu izina. Yego. Yitwa Rukizangabo Shami Aloyizi. Ntabwo nigeze mubona, wenda nawe nanjye ntarambona, ariko ku mashini yanjye ngeraho mivugo ye ijya imfasha nk'uwitwa Ndengera w'Indenganya, bashaka kwerekana ko turi imbuto z'amateka. Natwe nuko tuvuga ntihaburamo akajyanye nuko turi imbuto zayo nyine. Ubwo ni muri rya jwi ryo gushimira ibitangazamakuru, uwo munyamakuru ndamushimira nawe. Gabire rero tutaza guhera mu gushimira nubwo ari byiza, kuko iki ni ikiganiro kibimburira ibindi. Ni ikiganiro rero twifuza ko tuza kugisoza abantu bazi ngo ese ko dushimiye abo bose, ko hari umusanzu batanga, ese kubera iki natwe tuje. Ubwo rero turifuza gusangiza abantu inzozi dufite, ariko mbere wenda yuko ubwira abantu inzozi dufite, ndifuza kugira icyo mvuga ko kukituzanye. Nuko ko icya mbere nuko ntabwo umusanzu urimo gutanga ngo hanze hano uracyari muke. Turacyari bake ngabi, turacyari bake, ariko ibivuga ibyacu biracyari bike, nubwo umusemburo utagombera mwinshi, ariko ibihanganye no gusigingiza umurage wacu biracyarakangari byinshi. Reka turote. Nakunze Amasimbi n'Amakombe. Yego. Abantu kenshi bakunda kuvuga Rugamba Sipiriyani, reka mubivuge mu ijwi rya benshi kugira ngo uko kuba bake kwacu hatagira abo tujya tutavuga. Bavuze bati narose. Urayizi iyo ndirimbo ivuga iti narose jyewe narose. We abivuga kantu kamwe ku kandi ati narose abana b'u Rwanda barwanira guca umuvumba. Yego. Ariko ni uwuhe mugezi utubuza kwambuka ngo tugere aho tugambirira? Rugamba izo nzozi yarazirose. Narosa uruhindu. Uyu munsi abakobwa bazi uruhindu ni bake. Abakecuru baruzi nabo bariho baragenda basaza. Natwe kimwe na Rugamba dufite izo nzozi. Tufite inzozi zo kuzabona Abanyarwanda bishimira kuba Abanyarwanda kandi bakabaho bishingikirije ku murage wabo. Yego. Batishingikiriza ku handi. Buriya ahantu hatagatifu h'Ubushinwa haba mu Bushinwa. Yego. Ahatagatifu ho mu Arabiya haba muri Arabiya nyine Maka. Mu Buhinde hatagatifu habo haba mu Buhinde. Yego. Kuki hatagatifu hacu hataba mu Rwanda? Hakaba dufite izo nzozi.
ufite izo nzozi ko abanyarwanda bazishimira iwabo hatagatifu h'abanyarwanda hakaba mu Rwanda, yego, kandi amajyambere ntajye guhera hejuru agahera n'imbere muri twe Yego. mu Rwanda kandi mu muco wacu, mu murage wacu. yego, Izo ni inzozi ntekereza ko duhuriyeho, ariyo mpamvu twagambiriye gushinga runo ruganiriro. ni ukuvuga ko ngizo ndota abadukurikiye, ngizo nzozi dufite, kandi intego nyamukuru nyine ni uko tuzajya tuganirira abantu, tukabaganirira iby'umurage, tukabaganirira iby'iwacu, kugira ngo tubishingireho bityo dushobore kugira imibereho myiza n'iterambere birambye, kuko burya ikintu kitagira imizi kiraraba. Kiraraba se nuko ikirabye kiba kiganisha he? Ntabwo kigera kure rwose, gishobora gushisha ukakibona ukacyishimira, ariko kuko kidafite imizi, kidafite aho kivoma. Hari umuhanga yaravuze ngo umuntu ashobora kureba kure bingana n'uburyo areba inyuma mu mateka ye, aho afashe. Rero iyo umuzi ari mugufi cyane, yewe reka n'umuzi twebwe usanga yaraciwe, imizi yaracitse, ni ukuvuga ko yaracitse, ariko dukeneye kongera kumanura tukagira imizi, bityo ariko ukiri aho, yego, buriya njya nkunda ibiti byacu gakondo. yego, ni ibiti byacu gakondo bike uzabona bitemwa ntibishirike. Hari umusaza watashye yitwaga Profesa Munyanziza Esironi, yego, yigeze gutanga ikiganiro kimeze gityo, avuga ku gushibuka. yego, ibishyitsi byacu ntibyacitse, icyo cyizere ukigarure. yego, ibyo bishyitsi nitwe turi gushibukaho. yego, ahubwo hari ukuntu amashami asa n'afite koroha, Yego. indwara zikayagasha. yego, ikintu nicyo ngira ngo dukwiriye gushingira ku mizi mizima, yego. ku buryo amashami ashibutse ashibukana ubuzima koko. Muri make abadukurikiye bumve ko izo nizo nzozi turota, ariko n'intego nyamukuru ni ibyo tugamije. Ni ukuvuga ko ibyo nibyo tuzabagiramo cyane, ariko mu buryo bugari, ari naho umusanzu wacu ushingiye. Ntabwo tuzabanda ku kantu kamwe gusa, yego, kuko twifuza kubereka ko umurage wacu wari mugari cyane, ko twari tunabayeho igihe kinini cyane, ibyacu bitarasenywa, twari tubayeho imyaka myinshi cyane. abantu bagira ngo tuje vuba, mbese bakagira ngo u Rwanda ni ikintu cy'ingurukizi cyaziyeho kidafite iyo gihera n'iyo kigana, ariko baribeshya. Ntabwo igihugu cyaba cyari kibayeho imyaka irenga 1000, hanyuma ngo utekereze ko iyo myaka yose yaba iri mu busa. Iteye inkeke rero bamwe mu abacyo, yego, nibo bagitekereza gutyo. yego, ibyo nibyo bibabaje, akaba ari nayo ngira ngo ntimatima y'uruganiriro rwacu. oya ntibyabura, erega ngabire twatewe gutekereza dutyo. Nta kuntu abandi ntabwo ari uko batekereza, kuko aribo batumye dutekereza dutyo. Ni ukuvuga ko iyo ujya gusingingiza umuntu nyine, hari icyo uba ushaka kumugomwa kubera inyungu uba ufite, kugira ngo arebe hafi nyine ibye ntabibone. Hanyuma ariko tubanguye kora mu gaseke. Ubundi ku ikubitiro abantu tuzabaganirira kuki gifatiye ku murage wacu. Ku murage ntabwo harimo abantu bamwe bagiye kuvuga umuco n'umurage, batinda gusa ku mbyino gakondo, bagatinda yenda ku migongo yindi yakakira ka Kimenyi Getura, bagatinda, ariko ntabwo u Rwanda rwari rugizwe n'utuntu nk'utwo tubiri gusa. Cyangwa bagatinda ku ruhererekane rw'abayobozi n'abami bayoboye igihugu, bakavuga bati twagize abami 28, bakivugira ibyo by'ubuyobozi, tukagira urwo rutonde. Niyo mpamvu rimwe nkeka ko hari ubyumva akavuga ati niba ari ibyo dufite mu umurage ushishikajeho iki, niba ari ukumenya urutonde rw'abayoboye. Rero kugira ngo abantu nibanaza gukurikira uruganiriro ibiruberamo, bavuga bati baraturangira iwacu he, tuzavuga kuki
reka mbikomozeho wenda mbonereho no gushima kuko tuzaguka, ntabwo tuzavuga iwacu nk'u Rwanda gusa, igihe kizagera twaguke tugere iwacu nk'abirabura nka Afurika. ibyo bajyaga babivuga mu Rwanda kuko bakundaga kuvuga bati u Rwanda rutugendamo, yego, mu Rwanda yego, no mu Rwanda rw'iyo, yego. Rwabugiri niyo bigeze kubaza batari ko kuhora urwana ubundi igihugu cyawe kigarukirahe. Arababwira ati igihugu u Rwanda se, bati ati nimuza kubona ahantu imisozi ikora ku ijuru, yego, nimuhagera, yego, aho imisozi ikora ku ijuru n'ijuru rigakora ku misozi, niho u Rwanda rugarukira. urumva yari afite inzozi ngari cyane. Rero impamvu ushatse gushimira uyu mubyeyi, azwi kuri Profesa Anta Diop, abandi bamwita Sheikh Anta Diop, ariko ibyo bya Sheikh ntabwo twebwe tuzajya tubitindaho cyane. Hano iyo uvuze Sheikh ntibabyumva, ubwo ni shehe rero, ni Sheikh Anta Diop. Niwe wadukebuye, waduhuguye, aravuga ati uburyo umurage n'amateka byigwamo muri Afurika byaracuritswe, bituma abantu batumva ireme ryawo, kubera yuko abayatwigishaga nyine bayatwigisha ari uruhererekane rw'abami bayoboye, abantu bakagurukiraho. Aratubwira ati ntabwo ari byo, umurage ureberwa mu buzima bwite mu buryo bugari abantu bari babayeho. Ari nacyo wansabaga ngira ngo nicyo nagusabaga, burya tuzareba umurage mu burere n'uburezi, abantu barirwaga bate, uburezi bwatangwaga bute, turebe umurage mu bukungu, ese abanyarwanda babagaho bari abatindi, imibereho yabo, ubukungu bwabo bwabaga bwifashe buti. Turebe umurage mu butabera, abanyarwanda iyo bahuraga n'ikibazo cy'imburanya bazikemuraga bate, intekerezo. Hari ukuntu abantu bajya bibeshya bakareba nk'ishabure, bakareba imyambaro abanyarwanda bambaraga, bakavuga bati rero kugira ngo ube umunyarwanda muzima ni uko wambara ishabure. umuco urakura, ariko haba ari ukwirengagiza. None se ishabure niba barayambaraga imyaka irenze 100 ishize, ubu bari kuba bakiri ku ishabure koko? ko bagendaga bavugurura? Ni ukuvuga ko igikomeye n'intekerezo yari izabaga zihatse icyo kintu. Rwabugiri yatanze, kandi Rwabugiri umuco yarawukomeye, ariko yatanze afite ibitenge. Hari umushuti we witwaga Gashushuru, niwe wajyaga amwohereza ibintu by'amajyambere, kuko za Zanzibar barabu bahageze mbere. Igikomeye rero n'intekerezo ibihatse, ntabwo ari uburyo babikoraga, kuko uburyo babikoraga bwicaraga buhinduka. Yego. Ariko igihatse ibyo nicyo gikomeye. Babaga bagamije iki? Warugeze ku butabera hari? Nari ngeze ku butabera, ariko ushatse wanyunganira kuko yego. Imiyoborere muri rusange, kuko twavuze ko abantu bavugaga akenshi iyo biga amateka bagarukira gusa ku miyoborere. N'abami bamwe na bamwe ntibamenye iby'ubwiru, ntibagire bati ibyo bintu tuzabivugaho. U Rwanda rwabanaga rute n'ibindi bihugu biruzengurutse, ububanyi n'amahanga mu muco nyarwanda bwafatwaga bute? Abanyarwanda bidagaduraga bate? Uyu munsi urebye ba Bruce Melody, ba Queen Cha, ba Knowless, nabubu, ariko si gihe byagendaga bite? Indi matima yo kwidagadura yari iyihe? Bakinaga bate? Umupira ubuni uriho, nimbona ari byo abantu bagiyemo cyane, ariko se abanyarwanda bo nta mukino bagiraga? Byagendaga biti? Ibyo tuzabiganiraho, turebe n'icyo byabaga bihatse. Ikindi nkunganiye, ubuvuzi. Ese ko n'ibitabo dusoma abanyamahanga basanga u Rwanda rwari rutuwe cyane, ku buryo byasabye ko bamwe bajyanwa ni Kongo, hari n'abakiri muri Kenya n'ubu bajyanwe. Ntabwo abantu bakororoka bativuza, bavurwaga bati mu yarwaraga. Niki cyatumaga barama? Bivuzaga bati? Imyemerere. Abanyarwanda se ntibizeraga Imana? Ibyo bintu turashaka kuzabivuga kugira ngo turebe nibiba ngombwa dusanisha Imana y'Abanyarwanda n'Imana nshya y'imvamahanga. N'ibindi byinshi tuzabiganira, ariko icyo twashaka, icyo twari tugamije aha, tuzareba ubutwari, tuzareba byinshi cyane, ariko icyari kigamije no kugira twereka abantu ko aho tuje kubarangira ni ubuzima bwose abanyarwanda babaga babayeho, kugira ngo bitubere urufatiro
wenda turaza kubigarukaho ku nyungu kugira ngo abantu bumve kuzabarangira iwacu bimaze iki. Bazungukirwa iki mu gukurikira nkurangire iwacu aha muri uru ruganiriro, bazahungukira iki? Yego, kandi ahubwo wanahita ukomerezaho koko ukereka abantu icyo bazunguka, kuko muri iki gihe turimo hari umunyekongo wavuze ngo ni monde ya benefice. Abantu bakeneye kungukira kuri uru ruganiriro. Bazunguka iki? Muzunguka iki? Abadukurikiye ni iki cyaturaje ishinga, ni iki kituma twaratekereje ko dukwiye kuza kubarangira iwacu, kuko ntabwo iyo biza kuba nta mumaro ntabwo twari kubibonera umwanya. hari mu myemerere ya muri iyi myemerere ya gikirisitu iriho ubu, yego, umwami w'abakirisitu Yesu yaravuze ati mumenye ko agakiza gaturuka mu Bayuda, utiyizi ntacyo yiratana. Ni ukuvuga ngo kimwe mu nyungu ikomeye umuntu ukurikira ikiganiro nkurangira iwacu muri uru ruganiriro azunguka ni ugusobanukirwa n'uwo ari we, ku buryo iby'abanyamahanga bita identity. Kuko umuntu wa ahava akagera iyo asobanukiwe uwo ari we bimuha kumenya aho ahera, bimurinda akajagari mu ntekerezo. Hanyuma ariko kumenya ko ufite imizi aho uri ariyo gakondo yawe bigutera kwigirira icyizere cyane. Icyizere kankivugeho gatoya ngabirenze. Hari umugabo umwirabura w'umunyamerika w'umuhanga, nawe yabishyizemo imbaraga kugira ngo yunganire bene wabo, bene we ari na mwene wacu. Ariko yakoze ubushakashatsi agaragaza ko kugira ngo umuntu abeho yuzuye akenera ibintu bibiri. Akenera kwigirira icyizere, iyo yise self esteem cyongereza, akagira group esteem, kugirira icyizere abe. Noneho ubushakashatsi bwagaragaje ko abirabura benshi bifitiye icyizere nko kumva ko bashoboye, ariko bafite icyizere gike cyane aho bakomoka. Ibyo bigatuma bo kwigirira icyizere nabwo bitabagirira akamaro cyane, kubera yuko ntiwabaho ukora wenyine. Agaragaza ko ibi biba intandaro y'amakimbirane no kuryana, kuko twumva ko dukomoka mu bantu badashoboye. Rero iyo wigiriye icyizere hari ikintu bigutera. Umuntu ukurikira iki kiganiro hano azungukirwa, urahangara. Tutaragera ku guhangara kuri ako kantu twari tuvuze ko icyizere igituma umuntu atigirira icyizere ntakigire abakomokamo ni uko aba atazi ko hari icyo bamaze. Yego, ni ukuvuga ko ibi tuzabarangira, tuzabaganirira, bazavumbura ko twabaye ingirakamaro kuri iyi si. Abanyarwanda ndetse n'abirabura muri rusange twitunze, twigaburiye, twiyoboye, twirereye. Noneho umuntu navumbura ibi icyizere kigenda kizamuka, avuga ati burya. Noneho bigatuma ashobora guhangara, ndetse mu ruhando mpuzamahanga umuntu agira agaciro kuko afite icyo ahajyana. Turi mu isi y'amahiganwa. Iyo utazi icyo uzahajyana ahubwo ubona ko usaba gusa, bituma wumva nta kintu uzageraho. Ariko nusobanukirwa ko hari icyo ufite, hari icyo waha abandi, bityo ukagira n'icyo ubaka, biba mpanguye. Ariko iyo ugiye wowe utazi ko hari n'umusanzu watanga cyangwa watanze, hari icyo abandi bakwigiraho cyangwa wabigisha, cyangwa hari icyo wabamarira, rwose ntabwo wahangara. Ubu ntabwo waba ikintu, ntabwo wafata ishati yakozwe n'Umunyamerika ngo abe ariyo uhangana nawe ariyo ugisubiranyeyo. Oya, ntibishoboka, ntabwo byakunda. Ariko iyo ufite ikintu wamushyira cyangwa ikintu nawe ufite, ukavuga uti ibi sinkeneye kubihaha, ibi ndabifite, nzahaha ibi, nawe azaza guhaha ibi, nawe azahaha ibi adafite, cyangwa azakenera ibi kuri njye. Rero yego, indi nyungu rero mbona ko inabumbye byose ni ukuvuga ngo muri uko guhangara
Yego. muri uko guhangana ku ruhando mpuzamahanga muri ayo mahiganwa akenshi akorwa mu buryo bwo gushakira ibisubizo ibibazo biba bihangamye abariho. yego Mu kubishakira ibisubizo rero abantu bakurikira ikiganiro bazabona ko ibisubizo birambye bikwiye gushakirwa muri gakondo yacu. yego Iki kiganiro kizabafasha kugira umuzi muremure uvoma muri gakondo batafite ikindi bavomamo uretse ibisubizo by'ibibazo biduhangamye biduhangarije ingorane zitumereye nayo muri iyi minsi. kugira ngo abantu babyumve neza, iyo uzi umurage wawe, uzi gakondo yawe uyizi, niyo ufite icyo uhaha uhaha icyo ukeneye ariko ukagisanisha n'uwuri we, bityo kikaramba. Yego. Iyo ikintu giteruye kikaba kitazahura n'uwuri we n'umurage, ntabwo cyaramba. Ntabwo kiramba kuko ntigifite aho gifata, kiranagana. Ariko iyo ugisanishije nawe n'icyo wifuza, ushobora kukiyobora kuko kiba cyabaye icyawe, uba wagitiye ukagisanisha n'uwuri we kikaramba. Ikindi abantu ntibagire impungenge cyangwa gakondo yacu cyangwa umurage wacu buri gihe buri gihe tuwitabaza twashobewe kandi nturadutenguha. nta na rimwe gakondo abantu bazabibona, nta na rimwe buri gihe tuyitabaza tugeze aho dushobewe koko. Nitugera ku murage w'ubuvuzi ibyo bintu tuzabitinda. Abantu bakunda kubikora ibyo ngibyo, n'ubuyobozi n'uburere byose tuzabibona ko buri gihe iyo twashakishaga ahandi byadushobeye, wa murage twumvaga nta kintu maze, abantu baricaraga bakibaza batari ko ubu koko turapfuye pe. Hanyuma bakavumbura, none se niba umurage wacu uduha ibisubizo tuwitabiyaje gusa twashobewe, ngaho namwe mutekereza ubu nitwimbika tukajya gucukumbura, tugatangira kare bitaratugora cyane, tugashaka ibisubizo tuwitabaje tutarinze gushoberwa, dufite n'umwanya wo gucukumbura tukareba uburyo twawusanisha n'ibihe aho bigeze n'umumaro byatumarira, byagira akamaro katagira uko kangana. Yego, uyu wari umwinjizo. Umwinjizo ryari riburiro. Makuza, urankundira uyu mwinjizo tuwushyireho umutemeri dutya, kuko mu byumweru bibiri biri imbere tuzazana ikiganiro cya mbere. Oya, tuzi ko n'umwanya w'iki gihe wabaye muke, ntabwo twifuza kuzajya dufata umwanya munini cyane kugira ngo abantu batarambirwa nk'aho tugiye gutangira ikiganiro kimwe, kandi uru ni urugendo. Tugiye kubarangira igihugu gisanzweho, ntabwo tugiye kurema igihugu cyacu kirahari, ba nyiracyo barahari. Icyo tugiye kubarangira ni ukubarangira iwacu. Abantu, hari ukuntu umuntu yicara iwabo ariko akajya aririmba ngo yabuze gakondo ayicayemo. Nyakubahwa umukuru w'igihugu cy'Ubugande niwe wavuze ati, ese abantu ko bavuga ko isi turi abashyitsi, data ko yashaje afite imyaka 96, uko gusura kumara imyaka 96 ni uguki? Ibyo bintu niyo mpamvu tugira ngo tubarangire ahantu basanzwe baba. Ni iwacu aha. Reka rero dusoza, ni ikiganiro tuzajya tugira rimwe mu byumweru bibiri. Yego. Kikaba ari ikiganiro kizahoraho igihe kizagera, wenda n'izo nshuro ziyongere, ariko turashaka kubararikira kuduha ibitekerezo. Ababimbuzi mu kudukurikira uze kunkundira tubashimire cyane. Uwadukurikiye bwa mbere turamushimiye byimazeyo, ariko ntiyihererane uru rumuri, kuko nyine nta kirisitu wa wundi ntabwo yaravuze ngo nta wacana itabaza ngo aritwikirize intonga cyangwa igitero. Abisakaze no mu bandi bakurikira uruganiriro, bamenye iwacu aho ariho, ko ari mu Rwanda. Makuza we, ndagushimiye. Murakoze cyane Ngabe. Murakoze. Naho ubutaha. Victory.
icyeza n'ishyaka ry'amarere twitabira imihigo